kuko Imana yarabikoze. Za zindi za Habyarimana yaririmbaga ngo intego yacu ni ubumwe, amahoro n'amajyambere, kandi imvugo ye ntibi byarateguwe igihe kirekire, biteguranwa, sinzi niba navuga ngo ni ubwenge, cyakora babujijwe amahwemo, Abatutsi bambuwe umuntu ageraho kwibaza ko nta mbaraga afite. Ubuyobozi Rwanda akamenya gushyira hamwe kw'Abanyarwanda, akabikora neza afashijwe n'Abiru. Umugabekazi nawe yari afitemo uruhare rukomeye cyane
mu kuyobora no kwerekeza abanyarwanda ahantu heza. Na leta yacu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Bavandimwe banyarwanda, nshuti z'Imana, Rwanda sha itariki 14 na tariki 15
hanyuma nyuma y'aho ngaho ubwo bagiyeho gatoya kugira ngo tuvuge ibyiza byakozwe n'abo bavandimwe bacu n'abo basore bacu, ariko ngari n'abo ngabo bose bishakaga mu bwicanyi hano ari abanyarwanda bica abanyarwanda bababwira bati uratuzikiye watubabariye. ubwo cyasa ntabwo rwose yaruhutse, yakomeje kurema amatsinda y'abantu bamwe akomeza kubohereza ahandi, abohereza na za Rukira, abohereza naye bajya gukomeza ubwicanyi. mu by'ukuri ntabwo wabona ukuntu ubisobanura. iyo dutekereje uko twicaye aha ngaha twibuka, tuvuga ngo dufite impamvu ikomeye cyane yo kwicara tukibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bikaba n'ihame ry'uko buri munyarwanda wese ahava akagera yagombye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera, aho yaturuka aho ariho hose. dufite rero hano tukabiganira, tukabyungurana ibitekerezo, kuko igihugu cyacu cyagwiririwe n'amahano akozwe n'intagondwa n'abantu babi
yoherezwa mu buryo bwo kwicana mu buryo bw'ubwicanyi jenoside wari gutsimba ubwoko kumaraho ntazaboneka abantu batangiye kureserwa umuntu akareserwa akorana n'inyenzi n'abenshi babikoze bagomba icyaha cyo kwica ni urupfu ntabwo tubifuriza banza none hari abo ariko ntitwibagirwe n'abacu batangiye guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse bakanabizira bitaragera n'ejo bundi. Yuhi Musinga abakoroni baje ntago yumvikanye nabo kuko baje bahindura amatwara imico y'umunyarwanda wari uriho, za kirazira n'indangagaciro baje bazikuraho. Musinga ntiyabyemera kuvanaho kirazira. Harya ngo kiliziya yakuye kirazira hawo? Kirazira y'umunyarwanda yari kirazira yari ukubaha umunyarwanda ahava akagera, yari ugukunda umunyarwanda ahava akagera. Nibaza icyo abamisiyoneri bigishaga, nkanibaza niba baranasomaga na Bibiliya neza, kuko burya hari ibyo bateguraga ariko hari n'ibyo bandikaga ngo umusaza arasarakaga ku ijambo. Hari ibyo bandikaga muri Yohana wa mbere bivuga ngo nuvuga ngo nkunda Imana ukanga mwene so uba uri umunyabinyoma, kuko utakunda Imana utazi ukanga mwene so uzi, mwiriranwa muhana imiti mukorerana ibyo byose. Musinga ntiyabyemeye, icyavuyemo bamuciriye Kongo. Bijya binjya ahantu cyane nkatekereza ukuntu wari umwami w'abanyarwanda yaciriwe muri kiriya gihugu cya Kongo, akagenda akaba ari nayo agwa kugeza n'ubu. Umugogo we ntabwo baravuga aho uri. Niho yatangiye kugira ngo babuze inzira, bimika Rudahigwa. Rudahigwa nawe arareba asanga imikorere y'abariya abantu itandukanye n'umuturage ku isonga, nk'uko imvugo ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ivuga. Kandi uko ivuga biba ari byo, kuko imvugo niyo ngiro. Ntabwo byatinze na Rudahigwa baramwikoma ndetse nawe bamucira hanze y'igihugu, ku buryo bitatinze basabye uwari umuganga we kumutera urushinge rwo gupfa, nabwo baramwica. Rudahigwa nawe afatyo. Kandi
bari batangije gahunda, muri iriya gahunda yo kubona ubwigenge bateguraga ko bagomba gushaka ubwigenge. Byari muri iriya gahunda y'ibihugu bya Afurika kubona ubwigenge. Hanyuma baramwica, noneho batanga ubwigenge bashaka, batanga ubwigenge bumva bakeneye, ndetse babuha n'abayobozi bumva bashaka, batojwe, bazakora ibyo bashaka. Niko gushyiraho Kayibanda aba perezida wa Repubulika ya mbere. Umugabo witwa Mbonyumutwa we ngira ngo yabonye uko bimeze mu kwezi kumwe, niba atari umwaka umwe, aba yigiyeyo. Kayibanda arimikwa, akora ibyo ababirigi bashaka, abakoroni bashaka, akora ibyo abamisiyoneri bashaka. Barakorana koko, bamufasha gushinga ishyaka rya Parmehutu rivangura, riheza umututsi uwo ari we wese. Bivuga ngo ntago bashaka ko umututsi amenya ibikorerwamo, kuko ibyakorerwagamo ntago byari iby'Imana, ibyakorerwagamo byari ibya Satani. Abemera Satani, Satani ni umuriganya, Satani ni umwicanyi, Satani ni umubi. Niwe wakoranye na Kayibanda, akorana na Kayibanda. Bamaze gushinga ishyaka iryo rya Parmehutu, nibwo noneho muri Parmehutu ndani batangiye kumenya ngo twebwe rero noneho tugiye kureba ngo nta mututsi wemerewe guhabwa iki ngiki, nta mututsi wemerewe kuba muri izi nzego. Hise binyibutsa ko mu mwaka 1963, niba ntibeshye, ariko benshi barabizi baranabazi, abarimu barimo Medard, barimo Rwagakoco, abandi barimo ba Karasi, musaza Karasi, ngira ngo ni padiri wa padiri, ni papa wa padiri Karasi, barimo Gikari, barimo abantu nk'abangahe. Barabapakiye hano mu mujyi wa Kibungo, barabapakira. Medard yari afite ubukwe kuri wa gatandatu ukurikira, avuye kugura imyenda y'ubukwe, babapakira mu modoka, babatwara Rusumo, babamena mu Rusumo. Namwe mutekereze ukuntu Urusumo rusuma, mutekereze n'ukuntu rwakiraga izo mfura z'abatutsi. Barabarimu bigisha ubumenyi abana kugira ngo bazigirire akamaro, ariko bajugunywa mu Rusumo. Abandi bavanwaga mu myanya, bakabwira abayobozi ko badashaka umututsi uwo ari we wese mu mwanya. Utabikoze bakamuhana. Batangira gahunda, bazenguruka mu mashuri. Nisabire n'abarimu inshuti zanjye, nanjye ndi umwarimu, mbisabire uko babwirwaga ngo bakore raporo. Hari ukuntu abantu bakora raporo ngo uyu munsi itariki 8 haje abanyeshuri 40, abakobwa 30, abahungu 10. Nabo bategekwaga kuvuga ngo vuga umubare w'abakobwa b'Abahutu, uvuga umubare w'abakobwa b'Abatutsi, hanyuma ushake total y'umubare w'abakobwa b'Abahutu n'umubare w'abakobwa b'Abahutu. Ibyo ngibyo birigishwa, ibyo ngibyo birategekwa, iyo raporo ikagitangwa. Nshima
leta yacu iyo utekereje ko ibyo ngibyo byakorwaga n'iyo leta yabajya rigori Kayibanda, ugatekereza yuko amashuri yacu ubu ngubu bavuga ngo ntihagire umwana n'umwe drop out, zero drop out, abayobozi bakabisabwa, ari ab'akarere, ari ab'umurenge, ari abahehe, bakabisaba ngo nta mwana ugomba guta ishuri, ariko abo ngabo bayabakuragamo, ndetse bagashaka no kubamenya kugira ngo igihe nicyagera bazabarimbure, babarimburane na ba nyina, babarimburane na ba se. Ni agahinda. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, inzego zose zitandukanye zatangiye gukora raporo z'ibinyoma, bakajya bicara bakavuga bati aba bantu ni ibyitso by'inyenzi. Bakaruranga barafashwe, barafunzwe, abantu batewe ibyuma, abantu bakorewe nabi, babeshyerwa. Ariko Imana irahagoboka. Hari n'ababeshyerwaga, ndibuka hari lisiti y'abapadiri bigeze kubeshyerwa, ku isonga harimo umugabo Padiri Justine Rutera Ndongozi. Ikinyoma bamubeshyeye mu rukiko, baramubeshyeye ngo yasuzuguye perezida wa repubulika, asuzugurana, ubwo ni ugushaka ingingo, kuko mu rukiko murabizi hatsinda ingingo. Ariko ibyo byose babikurikirana bagasanga nta bisobanuro bifatika bagenderaho. Ariko ibyo byose ni umugambi wo kugira ngo abo bose bazarimburwe, bazicwe. Ibyo byose byarakozwe. Umugabo wari umuyobozi w'intara ya Kibungo, Ruzindana bamwishe nabi, bamwishe by'agashinyaguro, bamwiciye hakurya hariya ngira ngo Mwirango n'umuryango we. Ibaze kuba yari umuyobozi w'intara, ariko umupolisi wa burugumesitiri wa komine akaba ari umwica, ategetswe na burugumesitiri. Afatyo. Nukuri ntabwo twabona ikintu umuntu yavuga, ariko jenoside ntihazagira umuntu ubeshya ngo yatangiye ejo bundi, nubwo nyirizina yatangiye itariki 7, aho abantu bose batangiye kwicwa, noneho bikajya ku mugaragaro. Ubundi barabihishaga bakabivuga mu bwihisho, ariko umugambi wabo ari ukwica. Itsinda rero y'abajenosideri n'ukuntu bakomeje ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu ndetse no mu karere yarakomeje. Ingengabitekerezo yarakomeje, iranambuka, itwawe n'abajenosideri, n'abantu bishe abanyarwanda, barambuka bahagarara hakurya hariya. Murabizi intambara y'abacengezi, bakajya batera. Ariko mwabantu, umuntu akuganjije hano mu gihugu cyawe, aragutsinsuye, arakujyanye, akugejeje hakurya, ukibaza yuko ushobora kugaruka ukamunesha. Niko batekerezaga nk'abicanyi koko. Ibitero byarakomejwe, ariko ingabo z'u Rwanda zahagaze ku mipaka neza, zikumira ubwo bwicanyi bwose, ku buryo n'ubu ngubu iyo His Excellence avuga ati ntabwo bizongera kuba, ni ntabwo bizongera kuba koko.
ntago bizongera kuba. Bagerageje gukozaho ngo barebe, ariko icyo babonye barakibonye. Amahanga ati muvaneho ubwirinzi. Wabonye igihugu kitagira ubwirinzi? Igihugu se kitagira ubwirinzi kiba gihagaze hehe? Ni ukuri n'ubu ngubu nubwo bakigaragambya bakivuga, ariko bazatsindwa kuko nta kuri barwanira. Abantu batekereza ko ukuri gutsindwa. Ntabwo ukuri gutsindwa. Umunyarwanda we yaravuze ngo guca mu ziko ntigushya. Ntabwo gushya. Umugabo baramubaje batariko, yari perezida wa Tanzania, baramubaza batariko ubundi ko ubona ibiro byawe atari utashobora kurwana na Idi Amin, buri utekereza yuko uzamutsinda? N'abanyamakuru bamubazaga, arabasubiza ngo nzamutsinda kuko mfite icyo ndwanira. Yigabije ubutaka bwacu. Ntabwo rero iyo mfite impamvu ntabwo azansinda, kandi koko ntabwo yamutsinze. Impamvu rero n'ukuri kwa RPA na RPF na leta y'Abanyarwanda ntabwo izatsindwa na gato ngo abagizi ba nabi, ababi bagira imigambi mibi ngo bari bo batsinda. Ntibishoboka rwose, ntibishoboka. Icy'ingenzi nuko duhagarara twese nk'Abanyarwanda muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, tukabyumva kimwe, tukabikora kimwe, kandi n'ubundi twabikoze kimwe. Iyo tutaza kubikora kimwe ntabwo igihugu cyacu kiba kigeze ahangaha. Ni ukuri turibuka, twiyubaka, ariko tunashimira ubuyobozi bwiza. Mw'abantu, umuntu navuga ngo ubuyobozi bwiza, ujye umenya ko ubuyobozi bwiza ari bwo buzima, ariyo mahoro, ariwo mutekano. Ubuyobozi bwiza nibwo bugejeje hano igihugu cyacu. Ku musozo nagira ngo nisabire urubyiruko, abakiri bato. Bamwe turabyina tuvamo, ariko abakiri bato muharanire kuba intwari. Twagize intwari z'urubyiruko, intwari zifata intwaro, intwari zirwanira igihugu, intwari zitabara abantu, zirokora abantu. Amahanga yashyize amavuta mu modoka yerekeje iwabo yatashye. Rubyiruko rwacu turabifuriza, kandi ni ukuri turabasengera kugira ngo ntihazagiremo umuntu ubashuka. Ikintu kibabaje ni ukumva umuntu ahagarara hariya hakurya agashukwa, niba ari amafaranga, niba ari iki, akavuga ngo genda uvuge ibi ngibi, uvuge ngo leta y'u Rwanda bimeze bitya. Umuntu abura icyo atuka inka akavuga ngo dore urucebe rwayo. Ubuse koko rubyiruko, amaso ntabihera? Banyarwanda, babyeyi b'uru rubyiruko, amaso ntabihera? Ingengabitekerezo yo kwisiga ni ukuri iveho, twese dusangire ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, twese dufatanye kugira ngo tuzamure u Rwanda rwacu, kuko nta n'umwe uzadufasha guteza imbere u Rwanda rwacu, guha imibereho myiza Abanyarwanda, kubakorera ibyiza byose Abanyarwanda bakeneye. Erega ni twebwe twaciye mu bibazo, kuko n'ubundi Umunyarwanda yavuga ngo ubara ijoro
n'uwariraye. Niba twarariraye rero duhagurukire hamwe rwose twihangane, twihanganishanya kugira ngo igihugu cyacu abashakaga yuko kiba umuyonga, ndabizi niyo babona kimeze gitya, niyo babona duhagaze dutya dukeye, baribaza bati ariko icyo Imana ishaka nuko u Rwanda rwacu rubera icyitegererezo, amahanga, isi yose, abantu bakajya baza kwiga batwigiraho. Mbifurije gukomera, mbifurije kwibuka twiyubaka, ntabwo ari intambara, ntabwo ari ugushinga iryinyo ku rindi, ntabwo twakibagirwa, ariko nanone tuzakomeza twibuke yuko igihugu cyacu gikeneye gutera imbere, gikeneye kubaho neza, gikeneye kugaragara mu ruhando mpuzamahanga, kandi gikeneye no kumenywa n'Imana. Kandi Imana yaratumenye, izakomeza itumenye, yatugiriye neza, yarokoye bamwe nubwo abandi bagiye, tuzakomeza tubibuke nta kabuza, ariko nta nubwo tuzabura kwibuka twiyubaka. Mugire amahoro y'Imana.